Shalom, tuguhaye ikaze hano kuri Senga Ubohoke. Imana amahoro iguhe umugisha. Mwebwe abakoze subscribe turabashimiye, Uwiteka abahe umugisha. Nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore, kugira ngo Uwiteka nawe akugirire neza. Imana amahoro iguhe umugisha nawe. N'abashya tubahaye ikaze, n'abasangwa ikaze, mugubwe neza mu Mwami Yesu Kristo. Tuje kuganira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, kuko hano ijambo ry'Imana, ijambo ry'umwuka nakagaruka hano kuri Senga Ubohoke. Reka tubanze dusenge, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, wowe waturemye mu ishusho yawe dusa nawe, ukatuzana hano muri uyu mubiri, ukadutereka mu mubiri uri hano mu isi, tuje imbere y'amaso yawe. Ngwino ubane natwe, nicyo gikuru, nicyo tugusaba. Ohereza ijambo ryawe, ohereza umwuka wawe, kugira ngo uganire n'abantu bose baje hano kuri Senga Ubohoke. Ntihagire n'umwe usubira iyo uko yaje. Mu izina rya Yesu Kristo, uje wese hano kuri Senga Ubohoke ntasubire uko yaje. Reka buri wese umuhe amatwi yo kumva mu mwuka, kandi umuhe gusobanukirwa mu mwuka, kwakira no gukomera mu mwuka. Urakoze Mwami, kuko ari wowe utwubaka mu mwuka kandi ukadukomeza mu mwuka. Ni wowe utubohora, ni nawe utubatura. Ngwino ubature buri wese wo muri twe, mu izina rya Yesu Kristo, kandi utsikamiwe n'imbaraga z'umwanzi, utsikamiwe n'imikorere ya Satani, ufite ibimurwanya atabonesha amaso ye bitagaragara, akaba arwana n'abantu batagaragara bamujujubya. Ndasenze kugira ngo umuhe kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryo rihimbaza ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu. Amen. Shuti mukundwa muri Kristo, tuje kuganira ku ijambo rivuga kurwana n'abadafite inyama n'umubiri n'amaraso. Kurwana, abo urwana nabo nta maraso bafite, nta mubiri bafite. Intambara turwana ni intambara tutarwana mu buryo bugaragara. Ntiturwana mu buryo bugaragara, turwana mu buryo butagaragara. Nari mvugishijwe intambara urwana nayo ni intambara itagaragara ariko iteza ibigaragara. Ni intambara urwanira mu mwuka, ariko iyo mu mwuka watsindwa mu mwuka, umubiri ugahura n'ibibazo, ubuzima bwo mu isi bugahura n'ibibazo. Kuko iyo watsinzwe mu mwuka, mu mubiri naho hari ibigomba kubaho bigaragaza intsinzwi. Ugomba kwanga gutsindwa mu mwuka rero. Niba ushaka kubona intsinzi ibihe byose, nuko ubuzima bw'umwuka ugomba kubwubaka cyane. Ubwubakishije ijambo ry'Imana, ubwubakishije amasengesho. Umubiri wo nguwo, impamvu udashobora gutsinda mu mwuka, umubiri nuko ni umubiri ugaragara wakuwe mu mukungugu, utungwa n'ibiva mu mukungugu byose. Kandi umubiri urabora, umubiri ugasaza. Ariko mu mwuka nta gusaza, mu mwuka nta kubora. Umuntu w'umwuka ntajya abora, habora bisaba rero kugira ngo uwekeze katika ulimwengu wa roho. Wekeza sasa. Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kubitsaho inyenzi n'ingese zitagera. Ni ngombwa, ugomba kubitsa cyane mu buzima bw'umwuka. Shora ibishoro byinshi mu buzima bw'umwuka. Shora ibishoro byinshi niba ushaka kunguka, niba ushaka kunesha, niba ushaka kuba mu buzima butanyeganyezwa n'ubwami bw'umwijima. Shora cyane mu mwuka. Urahashora iki rero? Mu mwuka dushora amasengesho, mu mwuka tugashora ijambo, mu mwuka tugashora gukora ibikorwa byiza. Bya bikorwa byiza biragaruka bigahinduka, bigasa nkaho tubikije aho inyenzi n'ingese zitagera. Bityo rero ubuzima bwawe bushobora kuba bugomba gutekana cyane cyane iyo washoye cyane mu buzima bw'umwuka. Biravuga ngo ubibira mu mubiri we azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo. Ese icyo cyanditse wari ukizi ko ubibira mu mwuka asarura ubugingo, ariko ubibira mu mubiri asarura kubora? Iyo Bibiliya rero ivuga ngo ubibira mu mubiri, ni umuntu ukora ibikorwa by'umubiri cyane, akaba ari byo yibandaho kandi ari byo atindaho, akirengagiza ibikorwa by'ubuzima bw'umwuka. Bya bikorwa by'ubuzima bw'umwuka, ibyo nibyo bishobora gutuma
ugira umutekano mu mwuka, Imana ikwibuka, Imana igukunda, Imana ikurwanirira. Twagiye tubona abagiye yani walikuwa wanawekeza katika ulimwengu wa roho sana. Tubona Dorcas we ashora imitungo ye mu isi y'umwuka, agafasha abapfakazi, agafasha imfubyi, agafasha abantu barushye. Tubona abagore batandukanye bagendaga bafasha ba Paulo mu ivugabutumwa, bagatanga ibyabo kubw'umurimo w'ivugabutumwa ku bwa Paulo. Tukabona baragiye, tukabona n'abandi bagiye bafasha Yesu mu murimo yakoraga, cyane cyane bari abamama. So nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, rero shora mu buzima bw'umwuka cyane. Ariko si cyo nshaka kuvuga icyo ngicyo mu bijyanye no gutanga, ndashaka kuvuga kubiba mu buzima bwawe bw'umwuka, ubiba imbaraga zo gusenga, wiyubaka mu mwuka, kuko tutarwana n'ibyambaye umubiri. Mu mwuka uzi yuko urwana n'ibintu bigaragara, uzi yuko urwana n'ibintu biboneka, uzi yuko urwana n'umuntu. Wagenda ukiga karati, ugakora imyitozo yose ishoboka y'umubiri, ukiga kurwana biciye mu buryo bw'umubiri, ukiga kurwanisha inkota, ukiga kurwanisha ingumi, imigeri n'ibindi byose, icyuma ndetse n'imbunda n'ibindi nk'ibyo. Ukiga kurwana iyo mirwanire kugira ngo ubashe guhangana n'uwo mushobora guhangana nawe mu buryo bw'umubiri. Intambara zacu rero si uko nguko zo zikora, izo ni iz'umubiri. Izacu ni mu mwuka. Mu mwuka turwana duhangana n'ibyo tutabona, ariko byo byiyubatse bifite imbaraga, byo byiyubatse bifite ubushobozi bwo kwiba, kwica no kurimbura, kandi byo bifite ubwenge buruta ubwawe. Ni wowe usabwa rero kugira ngo mu mwuka nawe wiyubake, wegera Imana kugira ngo iguhe ubwenge bwinshi kandi iguhe imbaraga nyinshi, iguhe imbaraga nyinshi zo kugira ngo ubashe kunesha. Tugiye kuganira rero turebe uburyo turwana. Intambara turwana nayo ari umwuka, intambara turwana nayo ni umwuka. Hari ubukene bwose urimo uracamo, indwara zimwe na zimwe uhura nazo, ibigeragezo, amakuba byose urimo uragenda uhura nabyo, birava mu isi y'umwuka, birasunikwa n'isi y'umwuka. Hari umwuka ubisunika, ubisunikira wowe bikagaragara mu buryo bw'amaso, kandi uwo mwuka ubisunikira wowe ukabigaragaza mu buryo bw'amaso kugira ngo uneshe ibyo. Uneshe nuko nawe ugomba kuba wambaye imbaraga z'umucyo, imbaraga zo kwizera. Nuko ugomba kuba nawe umaze kuba yani kugenga misuri, kubaka imitsi yo mu mwuka. Ubaka imitsi yawe yo mu mwuka, ubaka ubugingo bwawe mu mwuka, bwuzuzemwo ijambo. Reka nkubwire, hari abantu bazi yuko iyo umuntu yakira Umwami Yesu Kristo ibintu byose bihita bihinduka kuba bishya. Iyo twakiriye Yesu Kristo muri twebwe, ni roho yanjye niyo ivuka ubwa kabiri. Iyo roho ivuka ubwa kabiri ihita ikizwa kuzacirwaho iteka. Roho ari yongewe ihita ikizwa kuzacirwaho iteka. Iba yari yatandukanyijwe n'Imana bitewe n'ibyaha, ariko nakwakira Yesu Kristo, Yesu akongera akampuza n'Imana, simbe nk'uwo kurimbuka mu buryo bwa ndani muri roho, mu mwuka wawe. Ariko mu bugingo no mu mubiri Satani ashobora kukubonerana, Satani ashobora kugutoteza mu bugingo no mu mubiri. Abarozi bashobora kugutoteza mu bugingo no mu mubiri. Nshatse kuvuga iki? Niyo mpamvu umuntu ushobora kuba warakiriye Yesu Kristo Umwami n'Umukiza n'Umucunguzi w'ubugingo bwawe muri spirit yawe, ariko mu bugingo amaganya akinjira, cyangwa ubwoba bukagutaha, cyangwa se ibyo ni ibintu biba biri mu bugingo bw'umuntu, ubwoba, amaganya, cyangwa se ukaba wibuka ibyahahise. Ubwo urumva kwibuka n'ibintu bikorerwa mu bugingo, ni mu bugingo bw'umuntu, ntabwo ari mu mwuka w'umuntu. So ni ukuvuga ngo rero ubugingo Satani muri kamere yiwe ashobora kubutoteza hamwe n'umubiri. Ibi myuka turwana nayo, iyi myuka mibi umuntu arwana nayo, ni imyuka iba ishaka kugira ngo yinjire mu muntu ibihe byose. Ejo bundi twarabibonye, icyanditswe cyaravuze ngo dayimoni ivuye mu muntu izerera ishaka uburuhukiro ikabubura. Kuvuga ngo dayimoni, ukabona ko ijambo rigaragaza ko dayimoni igenda, umwuka uragenda, ufite amaguru ugenda,
ni ikiremwa cy'umwuka, ariko urumva mu by'ukuri nta maguru gifite cy'umubiri ngo ubone amaguru y'umubiri, gifite amaguru y'umwuka, kigenda mu mwuka. Ikindi kabiri kiravuga, ariko iki kiremwa cy'umwuka Bibiliya yita daimon, inyota yacu n'inzara yacu kiba gifite ni ukwicara muri wowe, ni ukwicara mu mubiri wawe, ni ukwicara mu bugingo, kigakoresha imyumvire yawe kugira ngo gisoze imigambi ya Satani, kigakoresha imitekerereze yawe kugira ngo gisoze iby'ikuzimu yatekereje, kigakoresha akanwa kawe kikaba cyavuga ibyo kuzimu ishaka ko bivugwa hano mu isi. Ikiremwa cy'umwuka kiba gishaka kwicara muri we kugira ngo gisoze umugambi wacyo uva ikuzimu. Twabonye ko kuzimu Bibiliya ihavuga inshuro 111. Iyo kuzimu rero ivugwa muri Bibiliya inshuro 111, twabonye ko hari ibiremwa bihatuye, hari ibyaremwe bituye iyo ngiyo kuzimu. Muri bimwe rero byaremwe bituye kuzimu, ijambo ryatwetse yuko hari umwami wabyo ubiyobora, ubitegeka. Ibyo rero byifuza gusoza imigambi mibisha ku buzima bwawe no ku isi muri rusange. So kugira ngo rero bisoze umugambi mubisha ku buzima bwawe ndetse no ku muryango no ku isi muri rusange, biyo bisaba kugira ngo byinjire mu mwana w'umuntu, bikorere mu mwana w'umuntu. Uwo byinjiyemo rero bikamukoreramo, yarabihaye icumbi bimutuyemo, uwo niwe tugaruka tukayita umurozi, tukamwita umupfumu, tukamwita n'abandi. Hari benshi rero bibwira ngo umupfumu aravura. Umupfumu ze yakuvura gute? Umuntu wambaza babyeyi, abo babyeyi kandi tugasanga abo yambaza barapfuye, ni ba sekuru biwe, ni ba sogokuruza biwe, abo nibo yambaza. Umuntu araguhamagarira umwuka wapfuye ukazamuka, ubwo ni umuntu udafite umubiri nyine, wapfuye nta mubiri afite, akazamura ya roho ya wundi wapfuye utagifite umubiri. Ukumva yuko uwapfuye ashobora kuza kuvura, akuvura inyatsi, akuvura indwara, aguha kugira ngo wubake urugo. Kumva uwo mwuka umupfumu azamura ababyeyi, wo ngo iwo yita ngo ni babyeyi ahamagara, ukumva ko uwo muntu yakukiriza indwara cyangwa se yakwirukanira abadayimoni. Uwo mwuka wapfuye ushobora kuza ukaguha igikundura, umugabo akagukunda, cyangwa se wa mugabo we ngo mu kazi bikagenda neza, ubihawe n'abapfuye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Navuze ngo turi kuvuga ngo turi kuganira ku bantu badafite umubiri n'amaraso, bo turwana nabo, abadafite umubiri n'amaraso bo turwana nabo. Nuvuga rero ya ntambara yacu duhurira nabo mu buryo bw'umwuka. Za spirit zacu, spirit yawe na spirit yawe wari wowe wonyine. Iyo mvuga spirit yawe ntumve ngo ni umwuka uyu nguyu duhumeka w'ikirere, no, ndavuga wowe w'umwuka nyirizina. Uyu mwuka wo mu kirere ufasha nyine wowe mwuka, wowe muntu w'umwuka utuye mu mubiri kugira ngo uhumeke bisanzwe, ariko nyirizina wowe uri umwuka w'ubugingo. Noneho umwuka w'ubugingo ni wowe usoka mu mubiri cyangwa se uhatana, urwana n'ibindi biremwa by'umwuka biba byakugabweho. N'umurozi iyo akugabye igitero, ntabwo akugabyeho igitero mu buryo bw'umubiri, ni mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba uri mu nzu yawe uryamye, umurozi akinjira, kandi umubiri ntiwinjire. Umubiri urahuri, yawutaye hanze, wenda yawutaye mu rugo rwe, yaje iwawe mu mwuka akinjira mu cyumba cyawe ukabyamana nawe. Yaje iwawe akandagira mu biryo byawe, urabirya ariko ntiwamenya kuri y'umurozi muri ibyo biryo. Yaje iwawe yinjira hagati y'umugabo n'umugore baryamanye, akora ibyo akora kandi ntimumubona kuko ni intambara z'umwuka. Umurozi yazi iwawe utetse ibiryo byawe, utetse cyangwa ubishyize ku meza, mwateguye ku meza ngo murye. Umurozi akaza akicara mugasangira kandi ntumurebe, ntumubone. Iyo niyo si y'umwuka tuvuga, ni ibikorerwa mu isi y'umwuka w'amaso y'umubiri atabona. Umurozi yaza iwawe, yaza mu kazi kawe, muri ofisi yawe, neza igihe uri muraganira na boss, akinjira muri boss akakwirukana nta mpamvu, kuko kibwira ngo ni ibindi, kumbe ni umurozi wamwinjiyemo ushaka kugira ngo aguhagarike uve mu kazi nyine usubire hasi. Ibyo ni ibintu biba mu mwuka. So noneho sasa iyo ntambara y'umwuka rero kugira ngo uyimenye cyangwa kugira ngo yisobanukirwe, intambara y'umwuka kugira ngo yisobanukirwe
bisaba kugira ngo wegere Imana. Niwe iyo wegereye Imana niyo ikwigisha ibiba mu mwuka. Bisaba kugira ngo wegere Imana, bisaba kugira ngo wumve cyane ijambo ry'Imana. Kandi nanone biterwa ijambo ry'Imana wumva ni ijambo bwoko ki. Umwana wiga rimwe guteranyaho rimwe, kabiri guteranyaho kabiri, dore icyo abarokore bazize, abakristo bazize, abasenga bazize, bahora bigishwa icyaha kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 30. Umwaka ugashira undi ugataha, ugasanga abarokore baragwingiye, bakagereranywa na wa mwana uhora wiga mu wa mbere utagira aho yimuka ngo ajye mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane. Ibaza umuntu ugeze 6e secondaire agarutse akigishwa ibyo mu wa mbere primaire, uwo muntu icyo gihe kiba cyaba kirimo kiratakarira ubusa. Ntiyaba nawe byibaza uwo muntu. Ni ko abarokore muri iyi minsi bameze. Ntabwo bajya biga ngo bige iby'umwuka bigira imbere, bahora bashaka kwifuza kubwirwa ngo imodoka iraje, inziraje. Bahora bashaka kubwirwa ibintu nk'ibyo byose, bizanyigisho zibanze ziciriritse, zidafite icyo zimaze, icyo zungura. Icyakora zigira icyo zungura kuri babandi bakiza mu gakiza. Ariko nkaho umaze imyaka 20 mu gakiza, 10, 15, 5, ukigishwa Yesu azaza, ukigishwa icyaha n'ububi bw'icyaha, ukigishwa kwizera, wakagombye kwizera ko warabirenze, uri muriga ibindi bintu by'umwuka. Aha rero niho abarozi babatsindira, nuko abantu badashaka kwiga ngo bajye imbere ho gato, bacira ubundi bumenyi burenze ubwo bwa bundi bw'ibanze, bimuke binjire mu kindi. Kenshi na kenshi rero n'Imana yemera kwigucisha mu bigeragezo no mu bibazo, igira ngo kujyane mu mashuri yayo, wige noneho y'umwuka, usobanukirwe mu mwuka, umenye impamvu y'ibyo urimo uracamo n'ibyo unyuranyuramo, umenye n'uburyo ugomba kurwana nabyo n'uburyo ugomba kubisohokamo. Intambara turwana ni y'umwuka, turwana n'abadafite umubiri, turwana n'ab'umwuka, urwana n'amagini y'umwuka, urwana n'imizimu y'umwuka. Iyo ntiwayibonesha amaso, ukarwana n'abarozi b'umwuka udashobora kubona bakora mu buryo bw'umwuka. Rero reka tubanze dusome hano gutegekwa kwa kabiri igice cya 18 n'umurongo waho wa 11. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 18 n'umurongo waho wa 20. Gutegekwa igice cya 18. Gutegekwa kwa kabiri. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 18 umurongo waho wa 10. Reka duhere ku murongo wa 10. Handitswe ngo, muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo byose wese ari kizira ku Uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Hano turi kubona ijambo ridasanzwe. Turi kubona Imana yihanangiriza Abisirayeli. Kabwa ngo muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro. Ya migenzo y'ubupfumu, ya migenzo ya gipagani, aho umubyeyi ashobora gucana ku gicaniro cy'abadayimoni, agacana umuriro, noneho akazana abana bose akabatambutsa imbere y'uwo muriro, cyangwa akaba yaguha akakubwira ngo soma uciremo muri uwo muriro. Imana irimo irabibuzanya, kuko yari izi ngo ni uburyo buhuza umuntu n'isi y'umwijima. Hepfo agakomeza akavuga ngo cyangwa se ngo cyangwa ukora iby'ubupfumu, kuko Imana ari izi ko iby'ubupfumu. Noneho wagiye mu bapfumu, wagiye kuraguza wowe, cyangwa wagiye kwivuza, kandi wumva Imana ivuga ngo muri mwe ntihakagire ukora iby'ubupfumu, wowe ukajya kubijyamo. Ngo cyangwa uraguriza ibicu, wowe ukajya kuraguza, cyangwa umupfumu cyangwa umurozi, wowe ukajya mu bapfumu ukajya ku barozi. Ngo cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, wowe ukaba waragiye gushikisha, cyangwa uragurira abantu bizabaho, ukaba waragiye kuraguza ibizabaho. Ibyo rero Imana ikavuga ngo ni ikizira ku Uwiteka. Rero niki kibaho mu mwuka igihe cyose wihuje n'ibikorwa?
ibi bikorwa iyo ubyinjiyemo ni ukuvuga ngo uburimo ubuzima bwawe bwo mu mwuka urimo burakomunikana n'isi y'ikuzimu, burakomunikana n'abadayimoni. Impamvu tuvuga ko bukomunikana n'ikuzimu ni uko umupfumu aba azamura imizimu, ahagarariye imizimu umupfumu imbaraga ziwe ziherereye mu kugira gute, ziherereye mu gukorana n'ibyo biremwa by'umwuka. Niyo mpamvu umupfumu cyangwa umurozi, abarozi impamvu bagira imbaraga ni uko bakorana n'ibidafite inyama n'umubiri n'amaraso. Bakorana n'uvuga ngo nongere mbisubime, abarozi, abapfumu n'abandi bose impamvu bashobora kugira imbaraga zabo ziherereye mu gukorana n'abantu badafite umubiri. Aba bantu badafite umubiri rero nibo twise imyuka. Nyine nta mubiri igira, ariko nubwo nta mubiri mibi igira, imizimu nta mubiri igira, ariko ntibivuze ko uwo muzimu utavuga. Ntibivuze ko uwo muzimu nubwo udafite umubiri, ntibivuze ko utagenda, ntibivuze ko udakora. Reka dusome ijambo hano rigufi cyane. Reka tusome ijambo hano kugira ngo usobanukirwe ibyo turi kuvuga. Hanyuma mu gihe usenga ujye umenya uko usenga mu nshere, ujye umenya uko usenga mu gihe turi mu buzima bwo gusenga cyangwa se uri mu buzima, kuko igihe cyose biravuga ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Kubera kutamenya kw'abantu bitumye nyine Satani abavogera. Navuze ngo iyo utaramenya ukuri, Satani ashobora kubonerana ubugingo bwawe. Yego wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, araza yuzura muri wowe mu buryo wenda afata spirit yawe, ariko iyo spirit yawe bitewe n'uburyo ubana n'umwami cyangwa se n'uburyo uyigaburira, kuko umubiri w'umuntu kugira ngo ugire imbaraga biterwa n'uko nyir'ubwite awugaburira, awuha imyitozo ngororamubiri n'ibindi. Niko n'ubuzima bw'umwuka kugira ngo bugire imbaraga biterwa na nyir'ubwite, uko uwo mubiri awitaho, nako ubwo bugingo bwe abwitaho. Ubugingo bwawe iyo ubwitaho ukabuhata ijambo ry'Imana, ukabuhata kumva ijambo ry'Imana, bwa bugingo buragenda bugakomera. Tugiye kureba rero sasa Mariko 5, wumve sasa Mariko 5, duhere ku murongo, reka duhere ku murongo wa mbere. Mariko 5 kuva ku murongo wa mbere. Ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni uva mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu. Ngo kuko benshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Uyu ni umuntu ngo abonye Yesu ari kure arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose? Nkurahiye Imana ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Kuko yari yamubwiye ati ndi dayimoni, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati witwa nde? Undi ati ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Uyu ni umuntu Bibiliya itweretse, itubwiye yuko uyu muntu yahoraga mu mva agahora no ku misozi, ngo kandi agahora asakurizayo yikebesha amabuye. Ariko mu by'ukuri uko yikebesha amabuye si we, hari izindi mbaraga zari zimurimo, hari ibindi biremwa by'umwuka bidafite umubiri, bidafite amaraso, bidafite amagufwa, byari byicaye muri uyu muntu bikazajya bituma yikeba atabizi. Kumba umuntu ashobora gukora ibintu atazi ko ikiri kubimukoreramo, ikibimukoresha. Uyu yakoraga ibintu atazi byakora. Nakubwiye ngo dayimoni kiremwa cy'umwuka cyifuza kwinjira mu muntu kugira ngo gisoze umugambi wacyo mu isi kiri mu muntu.
cyifuza gukoresha ubugingo bw'umuntu, akanwa k'umuntu, ibitekerezo by'umuntu, imyumvire y'umuntu, amahitamo y'umuntu n'amarangamutima y'umuntu kugira ngo gisoze umugambi wacyo ku mwana w'umuntu. Uyu muntu rero dayimoni zima imaze kumwinjiramo, yo yisangaga ajya mumva ariko atazi impamvu agiye mumva, ahubwo ibyari bimwicayemo nibyo byamujyanaga mumva. Bibiliya tubwira ngo bene wabo baramufataga bakamubohesha ingoyi, bakamubohesha iminyururu. Ariko iyo minyururu kuko ikiremwa cyari kimurimo cyari cy'umwuka, yari arimo umuntu udafite inyama n'amaraso. Umuntu udafite inyama n'amaraso ntiwamubohesha ibigaragara ngo bikunde, ntiwamubohesha ibiboneka ngo bikunde. Ba bandi rero bakunda kubeshywa ngo umunyu wakwirukana dayimoni. Hano tubonye ko uyu muntu bene wabo bamuboheshaga iminyururu ngo bakamushyira ku ngoyi, ariko ngo ya minyururu akayica, kuko ni ikiremwa cy'umwuka, ntiwakibohesha ibintu bigaragara. Ntabwo umuntu udafite inyama n'amaraso wamubohesha ibiboneka. Hari iyindi minyururu yindi itagaragara usabwa kubohesha uwo muntu udafite inyama n'amaraso. Noneho rero sasa uwo muntu ngo Yesu yambutse akubitana n'uwo muntu, akubitanye n'uwo muntu. Uwo muntu hari ibyamuvugiyemo ariko atazi nawe, ngo bitangira bimuvugiramo bivuga aya magambo ngo abonye Yesu arirukanka, akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga, duhuriye Yesu umwana w'Imana isumba byose. Urumva ko dayimoni niba yaramenye Yesu, uwo urumva ari ibitangaza kuba abazimu bamenye uriwe, bamenya naho uturuka, bamenya n'ibibazo ufite. Muri mwebwe mujya mukangwa nuko babarondoye bababwiye ibyanyu. Uyu ni umudayimoni wabonye Yesu aramumenya, abwira Yesu ngo duhuriye hehe, duhuriye hehe. Niko uyu mudayimoni yabwiye Yesu ngo duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose. Dayimoni imenya ko Yesu ari umwana w'Imana isumba byose, noneho duhuriye he. None nkurahije Imana, utangira kumujyana mu ndahiro ngo ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Kumba uyu ni umuntu udafite inyama n'amaraso, ariko ari kuvugira ko ufite inyama n'umubiri n'amaraso. Uyu uvuga yari afite umubiri, ariko ikimuvugiramo nta mubiri gifite. Kitije umubiri we, kitiza akanwa ke, kivugira muri uyu muntu. Kuko n'Imana nayo ni umwuka. Niyo mpamvu mva wowe uhora ushidikanya, wibaza ku biki, rimwe na rimwe utinya abakozi b'Imana, bimwe na rimwe ubajijinganyaho. Yego nibyo, ariko ntuzibeshye ngo wumve ko abakozi b'Imana bose barangiye. Umunsi umwe Imana yabwiye Eliya ati yewe Eliya we urishuka cyane. Eliya yarazi ko abahanuzi b'Uwiteka bose barangiye. Imana iramubwira ngo mfite 7,000 bitigeze bipfukamira Bali. Wowe uhora gutyo warabaye nyamwigendaho, ukumva ko hari intambara zimwe na zimwe utazanesha igihe cyose uzaba nyamwigendaho. Ntibikunda. Hari mu mwuka hakora ikitwa ubutware. Hari ubutware ufite bwawe hari ahantu bugarukira, ariko hari abandi bafite ubutware buri hejuru y'ubwawe. Igihe cyose nakugira inama yo gusaba kugira ngo Imana iguhereze umuntu, kuko n'Imana ikorera mu bantu. Umva kuki utibaza impamvu Ananiya yo reka nkwibutse neza, nkwibutse kuri wowe usoma Bibiliya. Paulo amaze guhura n'umwami Yesu Kristo akamaze undenganyiriza iki. Paulo nati urinde mwami, urinde nka kwizera. Undi ati ni Yesu wa wundi wo rurenganya. Icyo gihe yari yakubiswe n'ubuhumyi atabasha kureba. Ntabwo Yesu yigeze amukorera byose, ahubwo amubwira ati genda kwa Ananiya. Uwo mugabo witwa Ananiya arakubwira ibyo ugomba gukora byose. Kuki Yesu atamwibwira ibigomba gukorwa, bindi bigakorwa na Ananiya? Rero reka nkubwire inshuti mukurwa muri Kristo Yesu, Imana ujye umenya ko itabara, ikorera abantu bayo iciye mu bantu. Na Satani agakora akazi ke aciye mu bantu. Nuba nyamwigendaho ugahunga abantu, ukitaza abantu, igihe cyose ugahora ugira ubwo ufite igihunga kenshi, wibwira yuko nta abantu bose ari abakozi ba Satani. Watakaje icyizere kubasenga bose, utakariza icyizere abakozi b'Imana bose. Wibwira ko iyo ntambara uzayitsinda uri wenyine. Ntabwo uzayitsinda uri wenyine, ukeneye umuntu. Imana iravuga ngo 2 cyangwa 3 nibahuza umutima. Reka tuva aho ngaho. Tuvuye aho ngaho rero, uyu muntu urumva ko bamuheshaga iminyururu akayica, kuko icyo baboheshaga iminyururu babohaga umubiri we, ariko ikimurimo ntibabashaga kukiboha.
ikimurimo kidafite umubiri, kidafite amaraso. Umuntu wundi wari umurimo udafite umubiri n'amaraso, ntabwo yaboheshwaga iminyururu ngo bikunde. Uwo niwe wagarukaga agaca ya minyururu yo hanze rero ku mubiri. Abonye Yesu aravuga ngo duhuriye he? Yesu umwana w'Imana, ngo kuko Yesu yaramuga ati dayimoni we muvemo. None ngo Yesu aramubaza ngo ati witwa nde? Undi ati Ingabo, niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Kumbe umuntu ashobora guturwamo abantu benshi badafite umubiri, ashobora guturwamo n'abantu benshi bavuga badafite umubiri. Muri trompe yawe ugasanga hari umuntu uyicayemo, mu mpyiko ugasanga hari umuntu wicaye mu mpyiko, mu gifu ugasanga hari umuntu wicaye mu gifu cyawe, mu gutwi ugasanga hari uwundi wicaye mu gutwi, ku rurimi ugasanga hari uwundi wicaye mu rurimi, ku gitsina ugasanga hari uwundi wicaye ku gitsina cyawe. Umunsi umwe rero ndimo nsengera umukobwa umwe, dayimoni zitangira kuvuga. Zitangiye kuvuga, dono ziravuga ngo zifite igitsina cye, ngo zaragitwaye zigikoresha, ngo kugira ngo, ndakibaza se icyo gitsina mwagitwaye kubwize impamvu, ngo turagira ngo kijye kitubyarira. Izo dayimoni niko zavuze, zivuga ko gifite igitsina cy'uwo mwana w'umukobwa, yari umukobwa. Dayimoni zivuga yuko zigifite. Bishatse kuvuga rero sasa, mva mwebwe mw'abakobwa mwe namwe mw'abagabo mwe namwe mw'abasore, wowe nyumva, ushobora kujya guhura n'umugabo igitsina kiwe gikoreshwa n'amashitani, cyarafashwe n'abadayimoni, akakwangiza nyine, yakwinjiramo igitsina cya dayimoni kikakwinjiramo. Wa mukobwa we, wowe unezezwa no kurya utw'abagabo utazi yuko ugomba kutwishyura. Nuvuga ngo igihe cyose uriye iby'umuntu umenya ngo urabyishyura. Noneho sasa icyo gitsina kiwe gishobora kukwinjiramo, ariko ari igitsina gikontororwa na dayimoni, kikakwangiriza ejo hazaza. Nawe wa mugabo we, wowe irari ryazonze, uzoba kwinjira mu gitsina cy'uwo mukobwa nk'uko iyo dayimoni yambwiye ko iyo dayimoni igitsina ari icyayo, cy'uwo mukobwa afite ari icyabo, wakinjiramo. Ubwo nyine ukaba winjiye mu kuzimu, ukabufashwe n'imyaka n'imikoshi. Bohoka mu izina rya Yesu. None tubonye ko umubiri ushobora guturwamo n'abantu benshi ariko badafite umubiri, badafite amaraso. Iyi myuka nta mubiri n'amaraso. Byibuke ko Abefeso 6:10, Abefeso 6:10, Efeso 6:10, Efeso 6:10 handitse ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Urumva ko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri? Aba rero badafite amaraso n'umubiri ni abaki? Ni abantu. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ni abantu nyine badafite amaraso, ni abantu badafite umubiri. Ni bariya babwiye Yesu Kristo. Tugarutseho twasomaga Mariko 5, tugarutseho twasomaga. Ubwo nari nshatse kukwereka rero abadafite amaraso n'umubiri. Pawulo avuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, mu Befeso 5:12. Tukaba tugarutse muri Mariko, hahandi twasomaga Yesu, hahandi twasomaga twari tugeze ku murongo w'8. Nagira ngo nkumvishe ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri, tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso. Aha ngo Yesu abaza wa mudayimoni ngo witwa nde? Undi ati Ingabo, niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Kumbe uyu muntu yari arimwo abantu benshi bamwicayemo, bamukontorora, bamujujubije, bamubujije amahoro. Aba bantu kuko rero bamurimo ari benshi, nibo bamujyanaga mu mva. Bari baramwambuye ubuzima, bari baramwambuye imibereho, bari baramwambuye ubwenge buzima, bari baramwambuye amahitamo meza. Ntabwo yari agifite kwikontorora, ntiyari afite kujya aho ashaka, ahubwo abari bamurimo nibo bamwerekezaga aho bashaka. Rimwe na rimwe bamujyanye mu mva, irindi bamujyanye mu marimbi, ubundi bamujyanye mu misozi, ubundi arimo arasakuza, yajya avuga akavuga akagira ngo ni urusaku rusanzwe, kumbe hari ibituma asakuza bimusakurizamo.
shuti mukuru wa muri Kristo Yesu, abantu bakurimo ndatura ngo bakuvemo. Tugiye gukora isengesho kugira ngo abo bantu badafite umubiri n'amaraso bakurimo bakuvemo, zopetese kriya bagusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndaya nkubwire ngo rero iyi ntambara y'umwuka ugomba kumenya wowe uri umwuka wicaye muri uwo mubiri, ariko umubiri ushobora guturwamo n'abandi bantu ukawubanamo nabo mu buryo bw'umwuka. Uyu dayimoni yavuze ngo turi benshi kuko turi ingabo, ngo aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kumva abo bantu bari muri uwo muntu bari kuvugira mu kanwa k'umuntu, bari kuvugira ku rurimi rw'umuntu. Ibi ni ibintu bikaze cyane. Kumbe dayimoni zishobora kuvugira mu muntu akagutuka ukagira ngo niwe nyirizina, kumbe ni amadayimoni ari kugutuka agutukira kuri urwo rurimi rw'umuntu. Ni amadayimoni arimo arakuvuma akuvumira kuri urwo rurimi rw'umuntu. Ni abantu badafite umubiri n'amaraso barimo baragukwena, ariko bagukwena biciye muri uwo muntu. Mu izina rya Yesu Kristo, sobanukirwa iby'intambara y'umwuka, winjire mu mwuka, ubundi wiyubake, utyaze imitsi yawe y'ubuzima bw'umwuka, wicyaze ubwawe, uhinduke icyuma gitya mu jyabiri, gityaja mu jyabiri, winjire mu ntambara z'umwuka, maze tubagagure aba badafite amaraso n'umubiri, baba bashaka kugutoteza, baba bashaka kugira ab'umubiri barwaniza umubiri. Bafataga uyu mugabo bakamubohesha iminyururu, bazi yuko bakavuga batangaha turamuhamije kuko ntabwo ari buze kuva muri uru rugo, ariko ngo aba bari bamurimo bagacagagura gake iyo minyururu bakamujyana iyo ngiyo mu misozi gusakurizayo. Uyu munsi rero wa none birashoboka hakaba hari abantu bakurimo barenze imbibi, binjira mu buzima bwawe, barakwifuje, binjira mu buzima bwawe, binjira mu bugingo, bagutuyemo bakugendamo. Aba bantu bagusokemo mu izina rya Yesu Kristo, kandi ntiwuzongere gukingura imiryango yo gutuma abantu badafite umubiri n'amaraso bakwinjiramo. Iyi ni intambara y'umwuka. Nutaba amaso uzayigwamo, nutaba amaso watakaza ubuzima bwawe. Bisaba kugira ngo rero wegere Imana cyane, ukunda Imana cyane, ukunde kumva ijambo ryayo cyane, ariko atari ijambo rikangura emotions zawe, ahubwo ijambo rifungura ubumenyi muri wowe rikaguha ubwenge, ijambo rikubera umucyo rikakubera itabaza, rikwereka imbere hawe, rikwereka ibikuzengurutse, ibyo ucamo n'ibyo urwana nabyo. Ngiye kugusengera rero. Birashoboka rero ko wijyanye mu bapfumu, birashoboka ko wowe ubwawe wagiye kubivuzamo, ngo ugiye kubashakamo imiti y'igikundiro, ngo ugiye gushakayo abagabo, gushakayo urubyaro, gushakayo ubutunzi, gushaka ubutunzi mu bapfuye, kwivuza ku muntu usenga abapfuye, wambaza abapfuye, ukumva ko uwo muntu yakuvura. Nyamara kandi hari abagenda bagatanga imitungo myinshi cyane bakayitikiriza kuri abo bantu. Yaza ku mukozi w'Imana wamubwira uti ukaza imbokoboko, nta kintu wumva ugomba gutanga, reka mvuge kuri ya Mana aremye ijuru n'isi, ukumva nta kintu ugomba gutanga ku Mana aremye ijuru n'isi. Nyamara kwa Satani warahatanze ukahatanga byinshi cyane, byabohesheje ubuzima bwawe, byaboshye ubuzima bw'amaturo, kuko yatanze kwa Satani ahinduka umuvumo ku buzima bwawe. Ijambo ryavuze ngo muri mwe ntihakagire ugira gute, ucishe umuhungu we mu muriro, cyangwa ujya mu bapfumu, cyangwa upfumura agakora iby'ubupfumu, cyangwa se ushikisha cyangwa uraguza. Ibyo rero waragiye noneho uzaza urabikora, kuko ibyo ngibyo ni ikizira ku Uwiteka yanga. Uhereye rero ugiye wigaraguye muri ibyo bizira Uwiteka yanga, winjiye mu masezerano na bya bizira ari byo byitwa abadayimoni n'imyuka, kuko Satani ni ikizira ku Uwiteka, ntabwo yakongera gusubira mu ijuru ngo arikandagiramo. N'abadayimoni baciwe mu ijuru bahinduka ikizira. Wiyunze rero n'aba bandi Imana yahinduye ikizira, ubwo nawe waye ikizira rero. Nubwo ugaruka ugakizwa, ukaba uri kunyumva warakijijwe, ariko ntabwo wigeze witandukanya n'ibyabaye n'ibyo waciyemo. Ntabwo waciye muri deliverance, wagiye ku mupfumu, ariko ntiwahura n'umutambyi w'isumba byose ngo akomoreho izo mbaraga z'ubupfumu winjiyemo. Izi ni intambara z'umwuka. Intambara y'umwuka kuyinesha no kuyitsinda bisaba ubwenge,
bw'Imana n'ijambo ry'Imana. Reka dusoreze ahangaha. Ndagira ngo twavugaga ku bantu badafite umubiri n'amaraso batuye muri wowe, tubonye ko bashobora kwinjira muri wowe bakabamwo ari benshi, kuko aba badayimoni ubwabo aribo twise abantu badafite umubiri n'amaraso, cyangwa ibiremwa bidafite umubiri n'amaraso. Ubwabyo byaravugaga ngo turi ingabo kuko turi benshi. Noneho izo ngabo kuko ari nyinshi, ibaze ngo rero bari kuzibohesha iminyururu ngo bikunde. Ibaze ko uwo munyu bakubwira ngo ukara, ukibwira yuko wakuraho ibyo biremwa by'umwuka biri mu bugingo bwawe, biri mu mubiri wawe, reka ntago bikunda. Ijambo weya, ubugingo bw'umuntu bubohorwa n'umwuka wera w'Imana. Umuntu abohorwa n'umwuka wera w'Imana n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Uko ugenda, Yesu yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi ukuri kubabature. Arongera avuga amagambo babwiye niwo mwuka. Uko ugenda wihata kumva amagambo y'Imana, aragenda agahinduka umwuka ukinjira muri wowe. Wakwinjira muri wowe wa mwuka ukagenda udelivura ubugingo bwawe n'umwuka. Noneho wagira amahirwe wasenga cyangwa wahura n'umukozi w'Imana ugusengera, ugahita ubohoka, imyuka igasakuza ikakuvamo burundu. Ushobora kuba uri hano neza rwose uri kunyumva, urimwo mukurambere w'imyaka, ufite imyaka 440. Hari umuntu ejo bundi twasenganaga, dusenze ngubise ubudayimoni utangira kuvuga. Mwubajije uriwe, uravuga ngo ni umusaza ufite imyaka 480 umurimo. So uvuga yuko yari yarashingiwe uwo musaza. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ushobora kuba uri kunyumva rero kudasobanukirwa intambara z'umwuka, nawe warasibagiye wirukanka ngo ugiye mu bapfumu, ubwo muri bapfumu ugasanga nibo bagushingiye, niba uri umugore cyangwa niba uri umugabo, bakagushingira umuzimu umaze imyaka ibinyejana 100 atakiriho, akakwinjiramo. Ukaba ugenda utazi ko harimo umuntu ufite imyaka 440 uri mu buzima bwawe, wicaye mu buzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo imbaraga y'amaraso Yesu Kristo kubohore. Ngaho sengana nanjye rino sengesho rigufi. Zopetese kiravuga uti: Mwami Yesu Kristo, nciye bugufi imbere yawe, nihaniye ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. Ndakwiyeguriye kano kanya, kuko nta bundi buhungiro nahungiramwe abadayimoni, nahungiramwe imizimu, nahungiramo abantu badafite umubiri n'amaraso. Ni muri wowe Yesu Kristo, ni wowe ubasha kunkiza ibidafite inyama n'amaraso bindwanya. Ni wowe ubasha kundokora mu bidafite inyama n'amaraso, mu bitagaragara, mu bitaboneka, mu bimpiga uko bukeye uko bwije. Niyo mpamvu ngo uhungiyeho, ngwino winjire muri nge, ukorere muri nge, uture muri nge, maze ibyari biri muri ngewe, buri muntu wese wari uri muri nge, yaba ari uwapfuye mu myaka 300 ishize, 400 ishize, yaba ari uwapfuye mu myaka 10 ishize, mu myaka 50 ishize, mu myaka 100 ishize, mu myaka 200 ishize, soka mu izina rya Yesu Kristo, soka mu izina rya Yesu Kristo, soka mu izina rya Yesu Kristo. Atura cyane kugira ngo abantu bagusokemo. Hari abicaye mu marangamutima yawe, neza nawe ubwawe usanga wishimira ibibi gusa, usanga utekereza ibibi gusa. Icyo ni ikimenyetso kikoreka ko hari umuntu wicaye mu marangamutima yawe, nuko wishimira ibibi gusa. Washaka gukora ibyiza ntako, ugasanga hari imbaraga zicaye mu marangamutima yawe ziyakontorora. Ufata ibyemezo bikanga, kuko hari imbaraga zicaye mu bushake bwawe, ntizikwemerera gusenga, kuko zaravuze ngo uyazajya akora ibyo dushaka. Zaragiye zinjira muri icyo gice cy'ubugingo, zicara muri ubwo bugingo, mu rugingo rwitwa ubushake. Ukora ibyo udashaka, ahubwo ibyo zishaka ukaba ari byo ukora. Uwo mwuka nugusohoke mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu, ndatura ngo umuriro w'Imana umanuke muri wowe. Uwo mwuka wicaye muri icyo gice cy'ubushake usohoke mu bugingo bwa mu izina rya Yesu Kristo, usohoke mu bugingo bwa mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizihure n'ubugingo bwawe, imbaraga z'Imana nizihure n'ubushake bwawe, imbaraga z'Imana nizihure n'ubushake bwawe, imbaraga z'Imana nizihure n'ubushake bwawe. Uwo mukurambere mu muryango we wanyakuvemo, kwa jina la Yesu Kristo. Uwo nyogokuru wawe kuvemo, uwo sogokuru wawe kuvemo, kwa jina, cyangwa se umurozi wari we wese wijyanyeho, uwo ukajya mu bapfumu ukamuha access yo kukwinjiramo, uwo muroza kuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mupfuma kuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zikuvemo, fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu. Abo badafite inyama n'amaraso bicaye mu maraso yawe,
bicaye mu nyama, bicaye mu ngingo, wowe wicaye mu gutwi udafite amaraso n'umubiri, nakwivemo mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wicaye mu gitsina cyawe, nakwivemo mu izina rya Yesu Kristo. Nakuvemo wowe wicaye muri iki gitsina cy'umuntu, wowe wicaye muri iki gitsina cy'umugabo, wowe wicaye mu gitsina cy'umugore, soka va muri buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wicaye mu marangamutima ye, wowe wicaye mu bushake bwe, wowe wicaye muri matrisi yiwe, wowe wahindutse ibibyimba mu nda, wowe wahindutse inzoka muri iyo nda, ugahora widumbaguza muri iyo nda, va muri iyo nda mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wicaye muri ibyo bitugu, wowe wa muntu udafite inyama n'amaraso, wicaye mu bitugu by'uyu muntu, wicaye mu mugongo w'uyu muntu, va muri uwo mugongo mu izina rya Yesu Kristo. Va muri ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kugira ngo imbaraga zose zagukontorolaga, zari zicaye mu bugingo bwawe, zagutwadaga igitugu, zakuboneranaga katika jina la Yesu, izagutotezaga, ndazivuma ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndazivuma ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Acira kubohoka, acira ubuzima nyabuzima, acira amahoro ya Kristo, acira intsinzi y'umwami. Urakoze mwami ko uyu muntu yakiriye gutsinda kandi akaba yakiriye kubohoka. Abari badafite amaraso n'umubiri bari bamwicayemo bakaba bamuvuyemo mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Imana amahoro iguha umugisha. Imana amahoro kugirira neza. Nimero yanjye ni 0782 76 ugira amahoro. Yesu akugirire neza. Kanda subscribe niba utarayikanda. Niba waramaze kuyikanda nawe gerageza usangize inshuti zawe, bavandimwe bawe, abantu bose wumva wifuriza ibyiza ushaka kubabohoka, basangize kino kiganiro. Kanda like. Imana ikugirire neza, Imana igumugisha. Kandi ushaka kudutera inkunga byose n'umugisha kuri wowe, ni kuri iyo nimero dutanze. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.